Eka ntagikuteganya. Iki se ntagikuteganya? Simbizi. N'uwiteka byose ubigena. Ubu ngubu fast nje twahita tugenda. Aya ntabwo twapfa kugenda. Kubera? Kubera nyine kubera iki? Twabanje tukabitekereza ariko ubu waza twahita tugenda ubwo ntabwo. Kandi twahuye niki cyatuma tutagenda? Oya. Twabanje tukabyigaho. Tukabyigaho mu buhe ngambwira nk'ibintu nka bitatu. Byasaba ko tubyigaho. Nese ubu twahura nk'uko duhuye tukahita twigendera. Meze ute sisi wacu? Biragenda? Biragenda. Witwa nde? Imbabazi Francine. Mwiza? Aya nta bwiza bwanjye. Aya. Mwiza sasate. Mwiza sasate. Umukobwa mwiza nyine asa nkawe nkuko mbikubwiye. Aya. None se? Ufite umusheri? Kuki nta musheri ufite se? Ndi kumushaka. Uri kumushaka cyangwa bari kugushaka? Ndi kubijyamo nyine ibintu byo kugira abasheri. Ushaka kuba ari wowe utera indobo ahubwo? Aya. Naramubuze ntabwo ngo abakobwa bikigiye ngo musigaye ngo mwarananiye abahungu. Nyine ngo musigaye ngo abahungu bikigiye ngo basigaye mubaca inyuma cyane. Nibyo koko? Ko nawe ngira nci inyuma se kandi ndi kubwiye ko ndi kumuriro. Karizo nzira. Nizo nzira. None se umeze ute mu buzima busanzwe? Cyameze neza. Ukora iki? Bavuye gushakisha nyine urabona ko mvuye. Uvuye mu kazi. Wose uragenda ugahiga bigakunda cyangwa bikanga? Bigakunda. Waronse se? Sha naronse nacyo. Uyu munsi uranywa agacupa? Oya. Twese. Hari yawe mu gashyekero. Utuye mu gashyekero. Abantu bita kwa Ndezi hano. Kwa Ndezi ndajya mumva ntago mazi. Nose muri no minsi nake karimbo kari kugufasha se? Karirimba. Tukafashwa na karimbo kandi kandera. Kandi kavuga ngo inana ngo nkubitira akantu ndashaka ngenda kereka Krisizi nkubitira kamwe ndatanga Krisizi nkubitira oya ntago naririmba sinkazi oya nkubitiro gatoya we nanjye numve nimba nkazi oya nzi karaka Krisizi nyine ngo ni inana ariko ntago karirimba akinyuma ase nka buramero irandirimbo akinyuma uyumva bwa mbere numbese oya numbese sibyo wayumvisha ute akinyuma ntago nyizi ni n'ubwa mbere nyumvise ntago yizi hako nawe urabeshya ugakabye ntago mbeshya cyane nose kuki ubeshya nose kankubaza ikibazo kimwe unsubize sibyo ubu ngubu nawe ushaka kuzakora igikwe Eka ntagikuteganya. Iki se ntagikuteganya? Simbizi. N'uwiteka byose ubigena. Ubu ngubu fast nje twahita tugenda. Aya ntabwo twapfa kugenda. Kubera? Kubera nyine kubera iki? Twabanje tukabitekereza ariko ubu waza twahita tugenda ubwo ntabwo. Kandi twahuye niki cyatuma tutagenda? Oya. Twabanje tukabyigaho. Tukabyigaho mu buhe ngambwira nk'ibintu nka bitatu. Byasaba ko tubyigaho. Nese ubu twahura nk'uko duhuye tukahita twigendera. Nyine wembwira ngiye numvaga ariko byakunda. Wembwira nyine. Mbwira nyine nk'ibintu nka bitatu nagenderaho nza kugira ngo nkujyane. Ibintu nka bitatu? Kugira ngo ugire umugore. Nuko uza witwaye n'ukuntu nkubona kandi ntanagushaka. Kimwe no kubaza nagushaka. Nk'umusore ushaka kumva yaba ameze ute? Umusore waba ushaka. Oya berekera. Oya wemba basugiye kure tu. Nk'umusore waba ushaka nyine nk'umusore. We bivuge nkaho we washatse. Uvuge ati ngiye nk'umusore mbona nagira nk'umugabo wanjye yaba ameze gutya. Nagira nk'umugabo wanjye. Umuntu ukakunda kuntu gutandukanye ushobora kuba mubonye nkabona ndagukunze. Nyine mbwira nk'ibintu nka bibiri wagendera. Ashaka kuba benda ari nk'umurokore sibyo? Cyangwa se ari nk'umunyagatulika cyangwa se ndagukopeje ngawe mbwira utumwe. Ari umunyagatulika twahuza n'umurokore twahuza ariko bitewe nuko asa n'ukuntu ameze n'ukuntu aje yitwaye. Guse nkuko asa ni nkukuye. Nk'umusore mwashakana uko asa nkukusa. Niko oya we tubwizanye ko urumva. None se abaye se ari nk'umunuza. Nk'umusore benda tubare abaye ari nk'umujura ariko afite amafaranga. Umujura? Oya, ago byamira umujura.
umujura ntabwo oya none se nyine ari nk'umujura uzi kwita ku inshingano ze zose akavuga ati ngiye sheri nzajya ngenda nibe nkuzanira amafaranga ntabwo ashaka umujura kubera iki ashaka umujura umujura ni danje mani hato bakamufata bakamuvuna ubwo se ukamuvuza ndashaka utari umujura wenda usenga ariko mu rusengero ngo abasore basenga ngo ni abanebwe aba ari abanebwe ndasunga ngabitamo ari ugushaka umuntu reba wa mungu uhora usenga guhera kwa mbere kwiza ku cyumweru no kwishakira umujura ukora senga ku cyumweru wenda no mu yindi mibyizi nk'umunsi umwe nk'iminsi 2 mu cyumweru undi akajya gushakisha akajya gushakisha nzugo yatayira gusenga gusa ariko kandi bavuga ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo urasenga usengera muri ndasenga usengera muri wa Gatolika wari wajya muri penitentiaire igihe cyose umaze gusengera kwa padiri ntabwo ndahabwa penitentiaire none se kubera icyo utajya guhabwa muri penitentiaire ngo wicuze ibyaha ntabyo ugira icyaha se hari umuntu buri cyaha intungane y'Imana abwira 17 icyaha se ujya ukora nk'ikintu ujya ukora ukumva kirakubabaje ni nk'iki utashaka yanjye nkora ngo kirambabaje ngiye nko kubeshya ni nko gutukana ngewe uratukana wambabara ukanutse wambabara unuke basi ngiye kangusaba ikibazo wambabara ukanuka oya nagirya kasa nabiko utukana se ko nyine oya we ngiye mbabara unuke tu nshobora nko kuba ndi nko mu kazi nk'umuntu akambwira ati kuko hari utuntu mba mfite ndi gucuruza ati zana hano ndebe akambwira ati nta gahunda cyakoze cyo nzagura ubutaha nkagenda mututse ati cya kigori cya kintu ni nkuko nguko aho ngaho ushyizemo ka discipline niko aho ngaho ushyizemo ka discipline kabisa ukagenda umututse niko none se kankubaza ucuruza isombe ni usanzwe ucuruza kiro nangahe kiro ni igihumbi cy'isombe harimo n'ikinono byose babiteka ikinono nawe byose ukabiteka nawe ubwawe ukabiteka nta hantu urajya nko gucuruza nk'umusore akavuga ati wazaje ukantekera ibyo ntabwo byabura ariko ntabwo wahiteka se wahiteka ukajya gucuruza n'iyindi ariko nyine akavuga ati uzayintekera iwanjye wari wabikora kubera iki utarabigerageza ndabigerageza kuko mafite n'ibindi ngiye gukora hakugwe wowe ukeka ko ushaka guteka agahita atekereza nk'ibindi cyane no guteka akagira ngo goza n'amasahane ngo nangaburire ngo nansasire arashaka aho ugasanga arashaka kurya wowe kurya isombe n'umuntu ariko ntari ari ribi genda no ubwo tuzi tubiri ntabwo twananiye imirimo ibiri ananiye impyisi yananiye impyisi ariko impyisi ngo arigiye gishobora kwikwedura tu simbizi sindanayibona numva baciye migani none se kankubaza ikibazo tugiye mu tuntu tw'utubazo tugiye kwiganira utuntu tw'utubazo dusanzwe ngende njya nkubaza akantu umbwira uko kumva nkubaza akantu umbwira uko kumva sibyo iyo bavuze rompo yumva iki rompo sinakumva iki numva rompo wenyine iyo bavuze feruje numva ko muri feruje nyine ari hamwe imodoka zigiye zigahagarara nta n'ikindi iyo bavuze zebra crossing ni n'ubwa mbere mbyumvise zebra crossing ni ubwa mbere ntabwo mbisobanukiwe ubwo ngubwo nshobora kuba mbizi ariko ntabisobanukiwe none se nk'iyo bavuze utekereza ko urumva nk'aka kanya ujya ukurikirana ibintu by'inuza by'abahanzi reka uretse kumva kubona umuhanzi gutya aririmba gusa ibintu by'abanzi nta n'ikintu njya nkurikirana njyewe uretse kugenda mbibona gutya mu ibintu by'amateka ujya ubikurikirana cyane nkubeshye ufite amateka naba mfite ni nka yawe nyine nk'utuntu none se wageze i Kigali ryari ngezeyo kera ndongera nsubirayo ndongera ndagaruka bwa mbere ugera i Kigali nicyo kintu cyagutunguye ikintu cyantunguye bwa mbere narahageze ntese buriya kuntu haba hubatse buriya bararwana
ati buriya ntibarwane iyo umuntu avuze bahita batabarana kumbe nasanze ariho hantu haba abantu badanje ahubwo noneho ntungurwa na convention ndavuga ni convention karaka ukagira ukuntu yaka nijoro noneho nijoro bizunguza wabonaga nayo yizunguza niko cyo koza ebana ngiye bwa mbere ngera i Kigali ikintu cyanunguye nkigera i Kigali ni amatara yaho ninjoro noneho nanze bwa mbere naciye ahantu hari umuhanda ugerekeje n'undi birantungura ari epfo mu Kanogo nivuye mu cyaro nyine wavuye mu karere ka Muhanga kama meya wa Muhanga mwitande sembeze kandi ari meya wawe ntago nzi uko bamwita rwose wamumemukiye cyane ari birata mushiki wacu ubwo nyine turaza kubikurikirana byo sibyo kandi merci